Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya tubicano yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi buri kibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisozo cya nyacyo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubutsa gukanda subscribe ntimwa mutari mwayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho nje kubigisha. Murabiza amasomo ngenda bigisha nayo muha mwanyandikiye muri comment, naho ufite icyo ushaka ko tukwigisha wakitwandikiramo, asigaye ujye ubibonera ku gihe. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe. Iyo nimero wanayiduhamagaraho ushaka ko tukwigisha by'umwihariko, ukanayiduhamagaraho cyangwa wagikosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ariko abo muri kumwe nta muntu wagufasha ngo gusobanurire, uyiduhamagara kuri iyo nimero tukagusobanurira biruseho. Serivisi abari ubuntu. Ndakeka ko wamaze gufata ikaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka tutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Ifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hariya h'umweru, ikirango ni kino cy'umukara cyanditsemo ngo 50. Ese iki cyapa gisobanura iki? Muntu gifite ikibazo ku byapa, subira kuri YouTube channel yacu, ahasigaye urebe video y'ibyapa. Nubona utari kuyibona kwera hatanye kugeraho video zijya kuba nyinshi, unyandikire ku iyo nimero nababwiye, asigaye mite nkwa link kugira ngo umenye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye uhitumenya igisubizo cya nyacyo, uhitumenya ati iki cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa byo ku muhanda, kiba gishatse kuvuga iki. Niyo mpamvu ari ingenzi gusura ku iyo YouTube channel yacu ukareba iyi video y'ibyapa kugira ngo bigufashe. Ese icyapa gisobanura iki? Iravuga ngo umuhanda urombereje wice byinshi ku birometero 50. B ikavuga ngo intera ntarengwa ya kilometero 50 hagati y'ibinyabiziga. C ikavuga ngo umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. D ikavuga ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Ese wowe urabona kino gisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, mbibutsa ko birabyapa niba handitseho 50, ejo hari gishobora guhura n'icyanditsemo noneho 30. Ugomba kumanza wamenya ubusobanuro bwa kimwe. Yuzi kimwe uhita umenya noneho icyo bari kugutegeka bitewe n'umubare banditsemo, bitewe naho ugeze. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha? Cyangwa ni igisubizo cy'ukuri ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Ubwo iyo handitsemo wenda nka 30, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 30 mu saha. Iyo handitsemo 20, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 20. Kino byapa iyo uzi icyapa kimwe, ibindi byo ugenda umuramenya ubusobanuro bwabyo bitewe naho ugeze. Niba handitsemo 70, ubwo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 70, ariko hari aho handitsemo 50. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Ubwo iyo hano wageze ntabwo ugomba kurenza uriya muvuduko baba bashyize mwa kiriya cyapa. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kino cyapa nacyo urabona ko giteye nk'icyo ruguru, nuko bitandukaniye ku birango. Nacyo gifite umuzenguruko w'umutuku, ishusho yo ni uruziga,
ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara cyanditsemo pa ariko icishijemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B ikavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D ikavuga ngo parikingi. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye kino cyapa ukeka ko gisobanura iki cyangwa uzi ko gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. Ese hano igiso cy'ukuri ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ese hano igiso cy'ukuri ni C, birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D, parikingi. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iki cyapa gisobanura igiso cy'ukuri ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa aho hantu biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Murabizi hari imodoka ziba zishobora guhagarara ahantu nijoro ryose. Niyo mpamvu iyo hari kino cyapa ariko ntabwo ziba zemerewe kuhagarara umwanya munini. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tekereze neza naho icyapa baduhaye gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kona harimo akantu kameze nk'akagare, hakazamo n'umuntu ufite akana yagafashe akaboko, akiriya kirango cy'umweru. Ese iki cyapa gisobanura iki? A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D ikavuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Ese hano igiso cy'ukuri urabona ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Iki cyapa gisobanura iki? Ese igiso cy'ukuri ni A, ese igiso cy'ukuri ni B, ese igiso cy'ukuri hano ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Murabizi kino cyapa kiri mu byapa bitegeka. Ubwo kandi urabona kiriya kirango kirimo amagare hakabamo n'abanyamaguru. Ubwo hano aba ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kizame bari babajijemo ibyapa byinshi. Kandi akenshi iyo babajije ibyapa abanyeshuri bakunda gutsinda. Tegereza neza icyapa baduhaye, gifite ishusho nayo y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara kirimo bisi, ikintu kimeze nk'igikamyo. Ese hano iki cyapa gisobanura iki? Kirango ni imodoka, ariko iyo modoka namwe muri kubona ukuntu imeze, nka za zindi twara ibicuruzwa. A iravuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. D ikavuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C ikavuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D ikavuga ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza ukuntu icyapa gikoze, ahasigaye uhitemo igisubizo cya nyacyo uri kubona bijyaniranye. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika agapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Urabona ko ino modoka iri mu kirango ni nka za modoka ziba zikorera ibicuruzwa. Ubwo iyo ubonye kiriya cyapa bagomba guca utumodoka dutoya, ntabwo biba byemewe kwacisha biriya bimodoka bitwara ibicuruzwa. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda
ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga adakora, yakora iki? Agasanga ayo matara adakora cyangwa ataka, yakora iki? Bibutsa ko video yo ku bimenyetso bimurika nayo namaze kuyibashyira kuri YouTube channel yacu, wagenda cyangwa ukambwira nkaguha link ukareba buri tara n'ubusobanuro bwaryo kugira ngo urusheho kunoza imyigire n'ukora uzakorera imwe wite utsinda. Iravuga ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Wenda ugeze handi mu maferuje usangize yazimye, ntago ari kwaka bya bimenyetso bimurikaho, biba biri kwaka amatara umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo, usanze byazimye, wakora iki? Ikavuga ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano. Ikavuga ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Ikavuga ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igiso cy'ukuri ari iki? Ugeze ahantu biriya bimenyetso ntibigikora, wakora iki? Hano igiso cy'ukuri ni A, hano igiso cy'ukuri ni B, hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri hano ni D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Nicyo kintu uba ugomba gukora ugeze ahantu aho ibimenyetso bimurika cyangwa bicana bitagikora. Ikintu uba ugomba gukora ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ukajya urareba neza ahantu ugiye guca kugira ngo utiteza ibyago cyangwa nabo ukabateza ibyago. Ikibazo gikurikiraho cya gatandatu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Uri kugenda mu muhanda uhuye n'abantu bari kwambutsa amatungo, wenda bayajyanye mu isoko, ni menshi mu muhanda, wari utwaye ikinyabiziga, wakora iki? Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke, kavuza ihoni amatungo agatambuka. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi, ukagabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka uri gutanguranwa nazo. Ikavuga ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Nawe wenda uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uri kugenda mu muhanda, usanze amatungo ari kwambuka ku buryo budasanzwe umuhanda, ari mu muhanda, wakora iki? Hano igiso cy'ukuri ni A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Hano igiso cy'ukuri ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Hano igiso cy'ukuri ni C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Cyangwa igiso cy'ukuri ni D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kwandika igiso cy'ukuri ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Akenshi iyo umuntu ari kwirinda ibyago, ikintu aba agomba gukora ni ukugabanya umuvuduko no kugira ubwitonzi. Niyo mpamvu igiso cy'ukuri hano ari B, ni umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki gihe ageze ku kazamuko gashinze cyane, kugeza ahantu hazamuka cyane? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D. Ikavuga ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi.
uri gutwara ikinyabiziga ugeze ahantu hazamuka cyane, hazamuka hashinze, wakora iki? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni A? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni B? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisobanuro cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo. Hano igisobanuro cya nyacyo nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Nicyo kintu uba ugomba gukora igihe uri kuzamuka ahantu hashinze. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Wakora iki? Wari uri kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa, ubonye umuyobozi w'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, nibwo wari uri kugenda uri mu ruhande rw'iburyo waturutse mu kindi cyerekezo, ari kuza ava aho we uri kujya. Icyo kinyabiziga gicanye amatara y'umuhondo aburira, wakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. C. Yagize ibyago. D. Umuvuduko urenze. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Uhuye n'ino modoka yakije amatara y'umuhondo aburira, ese wakora iki? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni A? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni B? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni C? Cyangwa hano igisobanuro cy'ukuri ni D? Umuvuduko urenze. Hano rero ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, uba ugomba igisobanuro cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igisobanuro cy'ukuri ni A, kuko baba bari kukuburira abashobora kuza icyago kigutunguye, niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A. Agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C. Gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D. ikavuga ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hafi y'inzira ifunganye igihe uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ariko mugeze mu nzira ifunganye niho muhuriye, wakora iki? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni A? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni B? Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni C? Cyangwa hano igisobanuro cy'ukuri ni D? Gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisobanuro cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cya nyacyo nta kindi ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho, yakora iki? Uri kugendera inyuma y'ikindi kinyabiziga ariko ntabwo uri guteganya kukinyuraho. Ubwo kukinyuraho ni ukuva inyuma yacyo ukajya imbere yacyo, babyita mu zindi ndimi ngo kudepasa. Ushaka kumudepasa, ni umuyobozi w'ikinyabiziga kuri imbere, wakora iki? Ntabwo ushaka kumuva inyuma, ushaka kuhaguma, wakora iki? A. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Ikavuga ngo gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Ikavuga ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri hano ni D? Ikinyabiziga cyawe kikuri imbere ariko ntabwo ushaka kukinyuraho, ushaka kwigumira inyuma yacyo, wakora iki?
kandi umuhanda urabizi haba hari kugendamo abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Wakora iki kugira ngo utabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga? Hano rero ikintu wakora, ese igisoro cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano ikintu wakora ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B, igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C, ikavuga ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D, ikavuga ngo keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese hano ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Kwa kundi wenda umuntu ajya nko gukata nk'ikoni ukabona ahise acana amatara ndanga cyerekezo bitewe n'aho agiye kujya wenda. Ese ni igisoro cy'ukuri ni A? Ese ni igisoro cy'ukuri ni B? Ese ni igisoro cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisoro cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisoro cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika agapapuro. Igihe ugomba gucana amatara ndanga cyerekezo ni igihe mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Wenda ugiye gukata, ugahita ubereka ko ugiye gukata. Niba ugiye guhagarara wenda ugize akabazo, ugahita ucana ayo matara kugira ubibamenyeshe. Niba wenda ugiye gukatira iburyo bitewe n'ahantu umuhanda ugiye kujya, ugahita ubibereka. Niba ugiye kugabanya umuvuduko naho ukayacana. Rero uba ugomba gucana amatara ndanga cyerekezo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, kugira ngo bitabatungura bikaba byabateza ibyago nawe uri kubyiteza. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo kiriya gisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Waba ugiye gukata ukanga gutanga ikimenyetso, ukabitanga nyuma uri kujya uratinda gutanga ibyo bimenyetso. Ese ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B, bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C, ikavuga ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D, ikavuga ngo ntacyo bibangamiraho. Ese hano urabona igisoro cy'ukuri ari ikihe? Utwaye ikinyabiziga ariko uri gutinda gutanga ibimenyetso ku bandi bayobozi bari gukoresha umuhanda. Niba ugiye gukata ugatinda kubyerekana ko ugiye gukata. Niba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Niba ugiye gufata feri ugatinda kubyerekana. Ese ni iki bishobora kubangamira abantu bakoresha umuhanda? Ese hari igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni igisoro cy'ukuri ni B? Ese ni igisoro cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisoro cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisoro cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisoro cya nyacyo nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba umumenyesheje ko ugiye kumunyuraho ariko ukabimwereka watinze watangiye no kumunyuraho, ubwo urumva bishobora gutuma atabona nyine igihe gihagije cyo guha umwanya wenda uhagije wo kugira umunyureho, bikaba byateza ibyago birimo impanuka n'ibindi. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ni mu buhe buryo bwiza bwubahirizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Ni ubuhe buryo bwiza bwubahirizwa? A, kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kamurekera mu kinyabiziga n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Se ikavuga ngo gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. De ikavuga ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa
gikonje. Ese wakora iki? Ubuhe buryo bwiza bwakubahirizwa niba usanze umuntu yakoze impanuka ari mu muhanda? Ubona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri, ikintu wakora ni kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro, cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga, ukamurikira mu kinyabiziga paka haje ubutabazi, akaba ari bwo. Ubwo rero igisubizo cy'ukuri hano kiba kigomba kuba B, kugira ngo utamukuramo ahubwo ugasanga nibwo uri kumuteza ibyago, keretse hari inkongi ishobora kuza wenda ariko nka esansi yatangiye kumeneka, nibwo muhitamo mukuramo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza ibyago cyangwa byafunze umuhanda? Ibinyabiziga biragonganya ariko nta wakomeretse, ariko wenda byafuza umuhanda cyangwa byateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gukora? Tegereze neza ibisubizo bine baduhaye, witeme igisubizo cya nyacyo, ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B ikavuga ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C ikavuga ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D ikavuga ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Ese hano ikintu wakora ni iki? Byishyireho utwaye ikinyabiziga ugonganya n'ikindi kinyabiziga, nta muntu ukomeretse ariko ibinyabiziga byafunze umuhanda. Wakora iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ikibazo gikurikira kirabaza ngo cya 15 kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? A gutwara yagera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B gutwara yagera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C gutwara yagera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D ikavuga ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu nzira y'icyerekezo kimwe ariko ukifuza gukata ibumoso, wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B gutwara yegera uruhande rw'iburyo rw'umuhanda. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Uri kugendera mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ese mubona abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa mwe uko mubizi mubona bakoresha uruhe ruhande? Habaho uruhande rw'iburyo hakaza n'uruhande rw'ibumoso. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ese ni uruhe ruhande uba ugomba gukoresha?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B ikavuga ngo mu gihe cy'umuhanda, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka, ukaba wajya ibumoso ukaba wajya iburyo bitewe n'aho uri kumva ushaka. C ikavuga ngo mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. D ikavuga ngo ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ese mubona ibinyabiziga bigendera mu kihe gice cy'umuhanda? Ese ni ikihe gice cy'umuhanda? Ese igisozo cy'ukuri hano ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa hano igisozo cy'ukuri ni D? Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano igisozo cya nyacyo ni C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. Hano murabizi mu busanzwe niba uri mu muhanda wenda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri, hari abari kuva imbere, hari abari kuzuza bagusanga, nawe hari iyo uri kujya, uba ugomba kugera mu gihande cy'iburyo. Ibyo byo birazwi. Noneho ariko mu gice cy'ibumoso naho uba ugomba, hari igihe bibaye ngombwa ko uhakoresha uri kunyuranaho cyangwa uri gukata. Uri kunyuranaho cyangwa uri gukata ushobora gukoresha igice cy'ibumoso, ariko mu busanzwe ibinyabiziga dukoresha igice cy'iburyo kuko n'ababa bari guturuka imbere yawe buriya bari gukoresha uruhande rw'iburyo bwabo. Hano rero igisozo cy'ukuri ni C. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? A, kugendera mu gice cyo aricyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B ikavuga ngo kugendera mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C ikavuga ngo kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. D ikavuga ngo nta gutwarira ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baguhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa hano igisozo cy'ukuri ni D? Umuyobozi utwaye ikinyabiziga mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, ni ikihe gice ugomba kugenderamo cy'umuhanda? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igice cy'umuhanda uba ugomba kugenderamo ni igisozo cya nyacyo ni C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisozo cy'ukuri ni C. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse? Murabizi abantu mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni kuri rompuwe. Wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Atanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C, tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D ikavuga ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari iki? Ugeze handi banyura bazengurutse, wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze kuyihitamo. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni A. Ikintu ugomba gukora ni ugutanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse kugira ngo utabateza ibyago. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Ese ni hehe yinjirira? A, ibumoso.
B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D ikavuga ngo ni iburyo. Umuntu agiye kwinjira hahandi muri rompuwe cyangwa aho banyura bazengurutse. Ese ni ikihe gice cy'umuhanda yanyuramo? Ni ikihe gice cy'umuhanda yakwinjiriramo? Ese ni igisozi cy'ukuri ni A? Ese ni igisozi cy'ukuri ni B? Ese ni igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D, iburyo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni D. Uba ugomba kwinjira mu gice cy'iburyo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma babajije uyu munsi kirabaza ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu muhanda nyabagendwa nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Ese nihe? A. Mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C ikavuga ngo mu ruhande urwariro rwose hagati mu nzira nyabagendwa. D ikavuga ngo mu ruhande rw'ibumoso mu nzira nyabagendwa. Ese nihe? Mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Agiye gukata ibumoso, nihe ikinyabiziga mu busanzwe cyaba kiri? Ese hano igisozi cy'ukuri ni A? Ese hano igisozi cy'ukuri ni B? Ese hano igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozi cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Aho waba uri hose tugushakira kode mu gihe gitoya. Aho waba uri hose ushaka ko tukwigisha by'umwihariko turakwigisha, tukakwigisha online kandi birakora. Abanyeshuri bose nigisha baratsinda. Hano rero ikintu wese ugomba gukora, niba wanakosoye kino kizaba ukagira ikibazo, duhamagare cyangwa twandikire kuri 0789351626 tugufashe tugusobanurire by'umwihariko. Hano rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ndakeka ko kino kizami hari cyo kigufashije. Ndakeka ko urakomeza kongera imbaraga. Ndakeka ko amasomo twashyizeho mbere uragenda ukayasobanura ukayasubiramo, kandi ndakeka ko intego y'ino channel izagerwaho. Benshi batangiye kumbwira ibyavuyemo baba batsinze. Namwe courage, muzabitsinda. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.